Muraho neza. Uyu munsi ndashaka kubabwira ikintu cyiza cyane. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga n'abantu bafite business, abantu bafite business ugera kuri business ntoya kujya kuri business nini, cyangwa business yagutse cyane. Mwese aya makuru arabareba. Yes. Ndashaka kubwira ko kuri clickuganda.com tugufasha kwamamaza ibicuruzwa byawe bikabasha kugera ku bantu benshi mu gihugu hose. Icya kabiri, nibwo ufite business ntoya biragufasha cyane kuko urabona hari igihe umuntu ufite business akabaza ko mfite aka business gatoya kazatera imbere gute, ariko business ntoya ufite yatoya kugeza kuri byinshi uramutse ukoreye kuri clickuganda.com kuri website ukamazaho ibicuruzwa byawe bikabasha kugera ku bantu benshi. Akarusho, azi ko iyo ucuruza kuri online ntabwo abantu bita ngo ufite iduka rimeze gute. Nta muntu uvuga ati se shop yawe ari nziza, ni nini, irananutse, irabyibushye, nta muntu byitaho. Just bo bita ku byo wapostinze. So rero numva ko ni amakuru meza kuri wowe, especially wa muntu uri gutangira business. Biragufasha cyane kuko urumva bigutuma ubona abakiriya mu gihe gitoya. Akarusho, urazi neza yuko iyo ukora online ni ku isi hose, ubu publishinze ibicuruzwa byawe ku isi hose, umuntu wese aho yaba ari hose yabasha kubona ibicuruzwa byawe. Urumva ko bitandukanye nuko wenda ukorera hano downtown cyangwa mu Giporoso cyangwa se Nyabugogo. Urumva abakiriya babasha kubona na babakira n'ubundi baje Nyabugogo cyangwa se baje ahantu ukorera muri quartier ukoreramo cyangwa se ahantu nakukorera. Ariko urumva iyo ufite ukora online biragufasha kuba wabona abakiriya benshi bavuye ahantu hatandukanye. Yes. So rero amakuru meza nuko icyo nagushishikariza, tangira ukorane na clickuganda.com. Dufite free, ushobora gutangiza ugashyira ibicuruzwa byawe for free, ugapostinga, amara gupostinga ubundi natwe kugufasha kwamamaza ibicuruzwa byawe. Ikindi niyo ushaka yuko dukorana, ushaka kwamamaza ibicuruzwa byawe, turari ku bwawe. Urabizi ko nk'ubu dufite TikTok, dufite Instagram, Facebook, YouTube, dufite social media zitandukanye zatuma ibicuruzwa byawe bigera ku bantu benshi. Please don't forget to visit our website. So website ya clickuganda.com, ubundi utangire upostinge, utangire ufungure shop online for free, wamaze ibicuruzwa byawe, utangire kwakira call zitandukanye zanatandukanye, utangire ukora ama delivery, utangire umukira abantu batavuga turugura umuntu. Uziko abantu batangira gutangira bavuga turi umuntu, bira bintu bikura he. So abantu batangira kwibazaho, so bakavuga ati nyamara Imana yasenze uriya muntu yaramwumvise. Rero niba ushaka guhinduka ibisubizo z'amasengesho, wenda ufite business urashaka kugira ku nzozi zawe, nta kindi kintu cyagufasha. Icyo nagushishikariza ni ukorana na clickuganda.com. Dufite abahamya benshi, dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu batandukanye bakoranye na clickuganda.com, business zabo ziraguka cyane. Wibuke yuko muri iyi si yacu iyo viziyo tugezemo, abantu benshi nta muntu kijya guhahira mu isoko, abantu benshi bahahira online. Ubu ngubu usigaye wibera mu rugo ugafata telefone yawe ugatuvuga ati kamamagare, ugatukanda kuri buto ya delivery ukavuga ati order.